reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba Obi Fields, nizere ko mumeze neza aho ni hagiye hatandukanye amajyepfo amajyaruguru. Kuri kamera turi kumwe n'umusore mwiza pe kandi w'ibogare. Ngo bimeze bite musore? Meze gute? Umuntu inshuti yanjye cyane. Ese ko ndeba utwika mani. Azaderukanye mani. Amafaranga uri kuyarire? Wabwa yawe niyo twabuze gutera saje. Yako bimeze bite mani? Mutsi umwe bitwongura hari gutugushaka tukakura. Bungi bigenda gute? Ndaje mboneke vuba garagara urakumbuwe. Urakumbuye mu kibuga. Ariko uri umuvandimwe wa Gisa cy'inganzo? Oya. None ko musa cyane? Buriya se? Gisa murasa byatari. Ikintu muziho buriya Gisa zikari umuntu wakoze ibintu byiza mu gihe cye, nuko nyine byaje kwivangamo imyitwarire y'ubuzima. Ariko mu byo yakoze, mu bibasha kutugeraho, yego, je mwita umu legend. Mwita umu legend. Ariko murasa byata nta bandi bantu barabikubwira ko musa? Hari kera. Hari kera utarasaza cyangwa yari atarasaza? Hari kera. Na yewe ni mukuru. Mukuru kuri njyewe ufete. So nyine mu gukura nyine haranajya bavuga tako sema agashusho ka Gisa. Ariko nyine mu gukura nyine bigenda bishira ahubwo urerekwa. Urerekwa ntakubeshye kubibonye. Ku bantu batakuzi watangira twibwira? Ku bantu batanzi nitwa Kanyambiriri Abemye Rivaldo. Abantu ndi umumemba muri Manud Show. Manud Show rundi nta nubwo ari na show. Ni famille. Aho si nto mwigira gukina no kwigira ibintu byinshi. Nuko hano umuryango ukuyemo ibintu byinshi, kwiga actinga, kwiga kumenya uko witwara, kwiga abafite discipline nkeya bakayitozwa. Nyine hari n'ubuzima. Ntago icyamukuru ari ukwiga gukina filme. Harimo kwiga kubana n'abantu. Hari abantu bari shy, baza nyine bakajyaho bagafunguka. Bakamenya ko kubana n'abantu bibaho. Yego, bakamenya ko no gufunguka mu buzima bibaho. Yego, bakamenya ko no gufunguka mu buzima bibaho. Nk'umusore ukishakisha i Kigali, ubuzima bwa Kigali urabubona ute? Ubuzima bwa Kigali buri complicated. Yego, complicated. Abasore la majorité mu basore n'inkumi ushaka gukira byihuse. Kandi biri so hard. Ariko on the other side dufite opportunity nyinshi cyane. Kubabyizera, hari abatabyizera. Hari nk'urugero nko muri sinema. Hari abaza muri sinema bavuga ati nzazamo amezi 2 ibyumweru 2 itankira. Yego, itanjya kuri standard nk'iyaba abantu bakuru bariho nyine babanje muri sinema. So urumva biragoye. Iyo uje muri sinema utekereza icyo kintu biragoye. Ni opinion yanjye mbitekereza. So ntekereza yuko ubanza kwiga, ukamenya, ntekereza ko ibintu byose ari process. So ubuzima bwo muri Kigali rero buragoye. Kubeshya baragoye. Kubona amafaranga kugira ngo urye, kugira ngo ukomeze ubeho nyine unase neza muri rubanda. So biragoye. Biragoye. Urubyiruko rwo mu Rwanda cyane muri Kigali bari kubashinja gukoresha ibiyobyabwenge cyane. Nkaho icyo kibazo kivuga iki? So ibiyobyabwenge yuko nabikoresha biragoye. Abo bagupimye niba bigusangamo. Ntekereza ko nyine nta bitari ibyo bintu. Keretse iby'abakobwa wenda ubu nibyo bikora mu mutwe. Abakobwa biraderira. Ibiyobyabwenge byabaye byinshi. Niyo abakobwa ni abantu beza. Yego, abantu beza iyo muganiriye bagira inama nziza yo muri inshuti kugira ngo ugire ikibazo ku mukobwa. 70% aba ari wowe ikibazo. Yego, ari ikibazo. Wako ntabwo umukobwa azaza ku approaching. Ni hake cyane biba. Kugira umukobwa ku approaching. So umukobwa niba nata ku approaching, wowe kamwa approaching. Wumva uzaba uri kujya muri cya kibazo.
niwisanga muri ibyo bibazo azaba ari inde wabyishyizemo noneho zaba wowe byishyuye. rero ikibazo ntabwo kizaba ari umukobwa Yego. yego Twigarukire inyuma ku ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge cyane cyane mu rubyiruko. yego Wowe mu mboni yawe urabibona ute? mbone yanjye ntekereza yuko abantu bakoresha ibiyobyabwenge cyane abantu badashobora gukora Yego. n'abantu bumva yuko nyine bakeneye akazi koroshye buriya uri bize mu kazi ntabwo wakoresha ibiyobyabwenge ntabwo mu gitondo saa 12 za mu gitondo waba uri ufite akazi ujya kumwanga ugiye kunywa ibiyobyabwenge ndabinywa guteze kandi uzi ko ufite izindi nshingano so ibiyobyabwenge kubabinywa batekereza yuko ari bibaruhura kandi birabananiza njyewe kera nigeze kunywaho inzoga hari inzoga zigeze kuza za gitoko zo mu mashashi Yego. zino zo mu mashashi zina za kiki Yego. warazinywaga aho ufite nka gahunda nka saa 2 Yego. ukavuga cyari kare bana bageza saa 9 uvuga ngo haracyari kare so waza kuryama umunaniro ukakwica so bigatuma nyine uhora uri muri haracyari kare so bidindiza umwanya icyo kintu ntekereza ku biyobyabwenge kubabinywa bafite ubushobozi bubigabanya abo bito bigumaze ibindi bihe biyobyabwenge ko ibiyobyabwenge ari byinshi mu bari nabyo twari kuza kuba twabigarukaho ariko cyane cyane biri mu rubyiruko ni ubusinzi bukabije kunywa itabi cyane cyane kuri aba bari hejuru bakaba bafata ibindi biyobyabwenge bihambaye za heroine za mugo n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye leta yacu itemera. Sinzi niba ari ikibazo cyangwa ari umugisha. Yego. Abo ndahura n'abantu banywa heroine. Yego. Ko nimura nabo zaba ari umugisha kuri ngiye ko mfite ibyo nzababaza. Mfite ko bizaba bimeze ariko kubanywa ibinzoga. Banywa inzoga abo la majorité baba bumva bafite nyine depression. Mu rubyiruko bumva ko bafite depression kuba ngo udakorera amafaranga menshi na make wabonye ukajya kuyanywera urumva nukorera 5,000 bahita inzoga zo muri iki gihugu ziri expensive ugenda ukayanywera yose ukabura n'igihumbi cyura so mu gitondo uziba niwe numara kwiba urumva bizagenda bikomeza gutyo usange uri guhura na za ngaruka zo kubitwa zo gufungwa ibintu nk'ibyo ngibyo nizo ngaruka zibamo muri ibi bintu by'amayoga ariko ubashije kuyamanaginga wenda niba wakoreye nk'ibyo 10,000 ukagenda ukanywa nk'iryo cupa rimwe ubyemerewe imyaka yawe ubikwemerera iryo cupa rimwe ugataka ukiruhukira ntekereza ko nta kibazo. Ntekereza ko nta kibazo. Tugaruke ku rubyiruko, iyi depression iri mu rubyiruko, akagahinda gakabije kari mu rubyiruko, uri kubona gaterwa n'iki? Depression iri mu byiciro ntekereza ko bitandukanye. Hari igihe njyewe ko mbifata kuri njyewe. Yego. Hari igihe wisanga mu bintu bikurusha imbaraga. Yego. Azin ushobora gutunga amafaranga menshi y'umwana. Yego. Uko abana b'iki gihe usanga bari kubona bafite opportunity nyinshi nyine zibahereza amafaranga menshi. Yego. So iyo ubonye amafaranga menshi utabasha kuyamanaginga bitera depression nyine ukajya wumva urahande hantu nakwiriye kuburi. So rero ku myaka yawe yabiteye ubwoba. So ukumva ko ubuzima bugomba kuba muri haya. Cya kabiri hari urubyiruko rwacu turi kwishora mu mpundo cyane turi abana. Yego. Ukajya kumva nk'umwana w'imyaka 16 ngo njye nababajwe n'urukundo. Ese urukundo ubundi uraruzi? Urukundo ubundi uzi ibyo ari byo? Umva ntago abizi ariko azi ko yababajwe n'urukundo. Nyine akishyiramo iyo preset avuga ati njye narababajwe. Kandi umuntu ufite icyo kintu ntago wapfa kumusobanurira yuko yababajwe. Abambwe ati se babajwe n'iki? Urukundo rwakubabaje wabigiye mige kingana iki? Ngo nakundanye amezi 6 n'umukobwa ngo nukunga baranyanze ngo bigende bite? Byo muri ugasanga biri kukubabaza. Yego. Kandi ufite izindi nshingano nyinshi zabakwiye kuba uri gufuka singaho.
urumva niba ufite imyaka 16 ntabwo urasoza kwiga, urabura imyaka 2 ngo usoze kwiga, urumva uri mu wa gatanu urakomeye, aho kugira ngo ufokasinge ku mashuri yawe uri mu nkundo uricara uri kumwe n'abo bana b'abahungu cyangwa abakobwa banakurusha n'ubwenge rimwe na rimwe biteye ubwoba. Ibyo muri Kigali byo biteye ubwoba, ibyo muri Kigali biteye ubwoba. None ikindi kibazo cy'amatsiko, urabona uracyari umujene, uracyari urubyiruko, amahirwe mufite muri kubona kuvukira mu gihugu kiyoborwa na Perezida Paul Kagame, mubona ari amahirwe angana gute, muyabyaza umusaruro gute? Tunamwifuriza isabukuru nziza ejo yagize Didi. Isabukuru nziza kuri His Excellent PK. So nakubeshye, hari ijambo tujya tuvuga ngo abana bo guturuka mu 2000 ngo bavutse muri yes. Yego. Bavutse muri yego. Nta bihekane yigeze bizamo. Nta oya. So bisobanuye iki? Bisobanuye yuko bafite opportunity zose zishoboka. Uriga neza, nta gukubita, nta nzitizi na zimwe uhura nazo, no mu kazi niyo ugasabye ntago bagendera ngo kuri ndikanaka ngo ndwakanaka, bareba potential ufite mu kazi so ukaba wakora. So bisobanuye iki? Bisobanuye ko dufite amahirwe ijana azimwe tutapfusha ubusa, tuzavamo abana b'abagabo kandi tuzagira ibyo dushaka, tuzanagira n'umugisha, kuko no muri Bibiliya bavuga ati ngo nzahesha umugisha imirimo y'amaboko yawe, kuko ntabwo utazaba wakoze, ntabwo utazaba washakishije akanyoni katagurutse ntabwo kamenya ubweza. Nudashakisha uzaguma muri stack ahandi hantu uri, uzaguma ndahangaha, Jerry Vardo nzaguma ndaha, nawe Tonto Brahma uzaguma uraho, urumva nacyo tuzajya tuzaguma turi muri iyo cycle n'ubundi mwe, ariko nituguruka tuzamenya ko amarembo akinguka. Yo ntekereza yuko dufite opportunity nk'ijana. Yego. Kuva tubyarwa n'igihugu kitengamaye gutya, everything good. None nka Rivardo, urabona hari abantu tumva neza ukubona umwana w'umusore wambaye amaherena, igitekerezo cyo kwambara amaherena cyaturutse kuki? Igitekerezo cyo kwambara amaherena, once nari umumodo, yego, aba fashion. So ibi ni art, yego, ni art. Kuko niyo urebye no na kera ari bapfumuye, ubona ni nk'uko umuntu ushaka kumbona mfite isunzu avuga ati wa dore ikirara, yego, kandi ugahita usanga biri muri bene gakondo. Rero biterwa n'uko umuntu abifata. Physical appearance ntabwo ntekereza yuko yatuma ujudging, ahubwo ikiri mu mutwe wiwe icyo atanga n'icyo akora, ntekereza ko aricyo cyatuma ujudging. None se reka nkumbaze, nambaye costume nsa neza nanameze neza nk'uko ubitekereza, ugasanga mu mutwe wanjye nta kintu kirimo, igiki cyaba kibabaje nuko mu mutwe nta kintu cyaba kirimo. None ubwo se ko mfite amaherena, uhaye icyo ushaka kuba wabona kuri njyewe cyaguteza imbere nanjye kaneza imbere, hari icyiza kirenze icyo? Nta cyiza cyaba kirenze icyo. Uriya muntu ukubona akakujudginga arebeye inyuma, we uramubwira iki? Nta kintu cyinshi namutekerezaho. Yego. Ko baca umugani mu Kinyarwanda ngo utibwa ntamenya kurinda. Buriya barigiye nyine barigiye hari umwenda ukingirije ahera utaratabukaho, utabuka buriya amaso yazahweza, asange fiziko y'umuntu ntago ari umuntu ni iki murimo. Ariko nanone ibi twari tubimenyereye ku basanyi, abantu b'abaririmbyi, abantu b'abastari bakora ibindi bintu bigiye bitandukanye. We muri kariyeri yawe watubwiye ko wiga ibintu bya sinema, hari urwego umaze kugeraho muri sinema yawe? Urwego rwo ndacyari kuzamuka, ntago nabasha kubaransinga urwego. Yego. Muri ibyo bintu ni ibintu bimenywa n'abantu bakureba, ariko ngiye ku byo ntekereza ko nzagera ku bino ku bwiza nzagera ku. Yego. Iyo ufite umutima ushaka Nyagasani aragufasha. Yego. So ntekereza ko njye n'Imana yanjye n'abantu muri rusange bizagenda neza, kandi natwe twifuriza gutera imbere kuko uracyari muto, uracyari n'urubyiruko. Iki ikibazo cy'amatsiko, urabona muri ubu buzima busa nkaho bugoye kubona amahirwe yo gukina nk'umwagiteri muri sinema nyarwanda, ese bifavoriza
amahirwe ari kuboneka kuri bose cyangwa hari za maguyi zigenda zizamo? Kuri iki gice amahirwe araboneka kuri buri muntu wese, ufite ubushake, ufite iyo potential, wumva bishatse, n'ubikuza adafite potential ngo bino twita tala, arabyiga kandi akabimenya. So ntekereza ko amahirwe ari kuri buri wese, amahirwe ari kuri buri wese kabisa. Amahirwe yaratanzwe ahantu hose, urumva niba hasigayeho n'amaclub abyigisha. Ni nko kuvuga ngo hari umwana ubujijwe kujya mu ishuri ngo yige, ntawe. So amahirwe ni kuri buri wese. Amahirwe ni kuri buri wese. Tujye mu gace kajyanye n'utuntu n'utundi. Mu bahanzi nyarwanda ukunda nde? Umuhanzi wa mbere nkunda mu Rwanda, mpera muri bene wacu, umuhanzi wa mbere nkunda ni Ruti Joel. Ruti Joel ibintu bya gakondo. Ni mwene gakondo. Yego, ni ntore cyane. Umuhanzi mwiza, akora ni n'umwanditsi mwiza cyane. Nkunda ibintu yandika yatekereje. Araririmba nyine ukumva ubutumwa bwe buri kugera kure cyane. Yego. Agubwira ijambo rugasaba kubishaka. Yego. Mu bakobwa harimo umukobwa witwa Ariel Ways. Yego. Mukundira iki? Ariel Ways afite ijwi ryiza. Asabana ntabwo yifunga. Ikindi, umwana mwiza tout simplement. Umwana mwiza tout simplement. Ikindi kibazo cy'amatsiko nari nzi kuri buze kuvugamo wa muvandimwe nakubwiye Musa Gisa cy'inganzo. Ariko sinabwo muvukana. Ntabwo hari umurigent. Ntabwo muvukana se? Amwigeze guturana se? Yego. Amwajara ko nababyeyi baba barabigipinje. Ariko niyo mwarigeze guturanaho. Baraturanye ariko sinekereza. Ariko hari umuhanzi ntekereza ko ararenze. Umuproducer akaba n'umuhanzi. Yego. Umwita Prozed. Yego. Prozed ni umuntu wandika indirimbo ze, akazikorera production. So ateye ubwoba. Icyo kintu cyonyine nakubwira, ateye ubwoba. Atamuzi, muzagende mukurikirane Prozed. Shout out to him. Reka twikomereze nubwo ndebe ikirere kiri kugenda kituvangira. Reka nongere nibaze ikindi kibazo cy'amatsiko ku rubyiruko ahanini. Ana urubyiruko akenshi mukunze guta umwanya cyangwa gufata umwanya ku mbuga nkoranyambaga. Bikaba byanababera kuri mwebwe. Iki kibazo urakivuga iki? So telefone, yego, n'undi muntu mugendana. Yego. Rero umuntu mugendana hari choice ebyiri. Yego. Zamukoresha nabi cyangwa zamukoresha neza. Yego. So telefone hari ibyara opportunity nyinshi cyane. Hari abavloga n'abo mu telefone, aba tiktokers. So kandi bitanga opportunity nyinshi cyane ku rubyiruko. Una kazi, ariko hari n'abandi babikoresha nabi. Abikoresha nabi bo ntago najya gukritika cyane. Bafite own choices. Ntekereza ko buri muntu wese afite amahitamo abiri. Inzira y'uburyo n'ibumoso, so ugomba guhitamo. Cyaza ko umuntu ubasha gukoresha telefone aba ari umuntu mukuru. So iyo ukoresha telefone nabi uri kwiyangiza. Iyo ukoresha internet nabi kwiyangiza n'undi muntu uri kwangiza. So hitamo neza rero ibyo ukoresha nyine iyo telefone. Ubu buryo wagira n'abandi inama bwo gukoresha telefone ni mubo kuri wowe? Yewe uburyo bwanjye ntekereza yuko hari amakoses, hari aba content creator, hari ibintu byinshi bakigiraho. Ntekereza ko wajya wiga kuri internet, kuri telefone yawe, ahubwo ntujye gukora ubuvumbuzi bwawe uvumbura ibintu by'amafoto. Icyo ntekereza. Nicyo kintu utekereza. Tugana ku musozo, muri Manud Show mwigamo ibintu bijyanye n'iki? Manud Show nageze kubanza kuvuga ko ari famille. Sanza kuvuga ko ari famille. So njyewe ko ari famille yanjye cyane. Keza ko uri umuryango wigisha ibintu byinshi. Yego. Kwigisha kubahana, kwigisha urukundo, harimo n'iterambere, harimo no kubana neza na rubanda. Yego. Harimo na acting,
acting ubwo no kwiga gukina acting no kwiga gukina filime yego mu buryo bw'amashusho. Bisaba iki kugira ngo muraze kwiga muri Manud Show? Muri Manud Show hari club, hari club rafiki. So Manud Show ibihori open y'umuntu ari talented. Y'umuntu ari talented. So ariko akaba ari na club rafiki ariho mwitoreza. Ariho twitoreza twese. So arimba barakinguye ni kwa gatanu turuka saa 8 nibwo tudutangiye. So wumva ufite ubushake, wumva ushoboye, ufite talent cyangwa ufite n'ubushake kandi ushaka kwiga filime, uraza ukakurikiza amategeko n'amabwiriza akindi ibintu biroroshye. Ibintu biroroshye. Reka tugushimire ku mwanya muto duhaye.